Pierre kubw'Imana. Ufite ukuboko, umugaye n'ukuguru. noneho ubayeho gute muri make? Mbayeho nyine mvomera abantu, bakoresha ukuboko kumwe. ijerekani imwe uyivomera angahe? Ijerekani imwe nyine nyivomera 100. hano muri Kigali. abantu se bakwizera gute kugira ngo baguhe ako kazi kandi babona ufite ubukungu, baba bazi ko uri bubishobore? Nyine abangiriye imbabazi, hari abamera nyine ubuntu nyine, noneho hari n'abamara ijerekani nyine nkajya kuvoma nyine. Nagira nk'amajerekani 3, ubundi nyine nkaba mbonye nyine 300 nyine yo kurya. ufite imyaka ingahe? 25. noneho se wari watubwiye ko ufite n'impano yo kuririmba, uririmba mu buhe buryo? Nyuma nyine mu buryo bwa hip hop nyine nimbaza Imana. kugeza ubu ufite indirimbo zingahe? Ubu ngubu mfite indirimbo 4 zikoze. tubwire nk'imwe ubona wenda abantu baba barishimiye kuruta izindi. Amahirwe nagize, Imana irankunda. iyo ndirimbo waririmba ishaka kuvuga iki? Nyine nashakaga kubona ko uko igenda indinda nyine, ikankora nyine nko mu muhanda, yarampaye n'umuntu wenda unkodeshereza inzu. Niyo mpamvu nyine nagiye muri studio ndabinginga, barambwira ati turayigukorera, nyine barayinkorera, mpita nyiririmba. noneho wari ku muhanda wakoraga iki? Ku muhanda nyine nirirwaga nyine sabiriza, abantu bakamvuma, ariko nagiye mu Mana nyine abantu ntabwo bakimvuma, bafata nyine nk'umuntu w'Imana. warabasaga bakura ngo baguhe bakakuvuma? Yego. abantu nyine bapagana, ariko abantu b'Imana nyine bamujyanaga nko mu rugo nyine nkarya ubundi nkigendera. ese ufite ababyeyi cyangwa? Njyewe nta babyeyi mfite bene wacu bonyine. ababyeyi bawe bapfungana gute? Mama we yapfuye kubera amasambu nyine, ariko nyine papa wanjye we ntabwo muzi. ubumuga yarabuvukanye? Ubumuga narabuvukanye. ubonaga muri sosiyete wari ufashwe gute kugira ngo ufate iyo mihwatirikanye kanza njya ku muhanda gusaba? ibyo byari byaje bite? hari abake byari imbere kuri rwego? Ikibazo nyine ni uko nyine mukuru wanjye nyine yambwiraga yuko ntabwo tuvukana, kubera ko nari mfite ubumuga, hirwa nk'ubitagura nyine mitanze i Kigali n'amaguru. uzi Kigali uvuye he? I Nyanza. noneho ngenda nyine kwa musaza wa mama, nawe nyine aramvuma, nyine arahacira ngo nta kintu namumarira, azandara muri dushe we. noneho nza kubitekereza abapangayi biwe, noneho nyine abapangayi biwe bakaza bambwira ati kubera ko baturanye n'irembo rya Nyamirambo, noneho turavuga ati ngo abadayimoni bazasanga muri iyo dushe. noneho nyine numva ubwoba buranyishe, nyine bitanyura ku muhanda, noneho zandara ku rubaraza. ye ntabwo nigeze ndara muri rigo, nararaga ku rubaraza. ku mbaraza ba? amafaranga ariko navomeye abantu. nyine iyo navomye nyine amajerekani 3 nyine mbafite nka 300. nyine ntananirwa kubera nyine ubumuga mbafite, ajya kuba ariyo nywamo icyayi n'amandazi abiri. ayo mafaranga 300 urarya saa sita na nijoro bikakunda? oya, nyine biba bisaba yuko nyine ndi buyirye nijoro. yego. inzu ubamo uribana cyangwa hari undi muntu mubana? ndibana. uribana? noneho umuntu akaba ari intizanyo, ntushobora kubona ukodesha iyawe. uwo muntu usagutije iyo nzu mupfana iki? ntacyo, nyine ni mugenzi wanjye, nyine asengera nyine mu gaturika. noneho
ni wenyine yinkodeshereza, ntabwo nta muntu yinisha nyine. niwe ayigutisha? Oya, niwe uyinkodeshereza. niwe ayikodeshereza. Okay, noneho twagira ngo utubwire ufite ubumuga wagiye mu bintu by'Imana n'utabirimo batandukanira hehe? Urazi aho batandukanira? we yizera Imana nyine, akabona yuko nubwo amugaye yuko atari we yabyihaye, noneho akabishimira n'Imana. Urabona ngendagenda, hari abatagenda, hari abadafite amaboko nk'ayo afite. ubwo nyine aho bitandukanira, ntabwo yiheba nk'uko uri mu pagani yiheba. tuvugane nyine, hari abantu bafite ubumuga usanga nyine bagitotezwa, ntiyiyakire nyine ngo yumve yuko Imana yanamuha n'amaguru, wenda yanamuha n'amaboko, ubwo nyine akagomeza nyine muri ubwo rungabangaba. noneho nyine ntiyemere ko Imana ibaho, kandi Imana ariyo ishobora byose. muri make abafite ubumuga urabasaba gukizwa nabo kugana y'amasengesho cyane? Yego, nabasaba nyine yuko bakurikira inzira y'agakiza, noneho Yesu twazamugeraho akazatwihera amaboko abiri, akatwihera n'amaguru yose. ndakeka ko mu ijuru nta muntu ufite ubumuga uzaba uriyo, twese tuzaba dufite amaboko abiri, twese dufite ubuzima bwiza cyane buruta ubwa hano mu isi. tugarutse ku buhamya duhaye, muri make weho nk'iyo imvura yaguye akazi kaba kahagaze? nk'imvura yaguye nyine akazi kaba kahagaze. reba nyine nk'ejo nyine nta kintu nigeze mbona, niriwe nyine ndyamye n'imvura ihita igwa. aho ihitiye nyine ndakomeza ndazenguruka nyine, mbura n'uwampa n'injerekani ngo mvome, ndaburara nyine. ndashima Imana ko nyiriho umwuka nyine ndacyahumeka. mu mpeshyi se tuye aho hari ikibazo kenshi cy'amazi, iyo ukoreye nk'amafaranga menshi ukora nkangahe, kandi ijerekani uyiteruza ukuboko kumwe? mureba nk'amafaranga wenda nk'igihumbi. iyo mbonye nk'igihumbi nyine aba ari menshi? aba ari menshi kuri njye. nyine mbika nka sekisa nyine, iyindi sekisa nkayijera nyine nkayirya. ijerekani urayitera ukayigeza ku mutwe n'ukuboko kumwe? ari igihe ndayitera nyine nkayigeza ku mutwe n'ukuboko kumwe, kubera ko kumwe ufite imbaraga nyine, nkayigeza ku mutwe nyine nkagenda. ari igihe noneho hano nyine handya, noneho nkagenda nyitwaje ukuboko kumwe gutyo. noneho usibye ibyo kuvoma nta kandi kazi ujya ukora? akazi nyine ari igihe nirirwa ngenda nyine kugira ngo nzarebe wenda nk'uko nabona akazi ko kurarira nko mu gipangu cy'abakire, nkazenguruka nyine bakambwira ati ngo sinabishobora, kubera ko ngo ntabwo nashobora gufata umujura kubera ukuboko. ushaka nk'akazi k'ubusekirite? Yego, nyine simbashe kukabona. Okay. noneho ubwo ntabwo bifata nko kuguheza uzira ubumuga bwawe? ibyo nyine byabaho, ariko kubera ko nakiriye agakiza nyine ndabyihanganira. urabyihanganira? kubera ko na Yesu yarababajwe. wenda ukurikije nk'imbaraga wiyumvamo n'iki, wumva waterura nk'ibintu bifite uburemere bungana gute? numva wenda naterura nk'ibintu bifite nka 30. nk'ibiro 30? n'ukuboko kumwe ukabyigereza ku mutwe? mbese ubu ku giti cyawe icyo wumva ushyize imbere ni ugukora kuruta gufashwa? Yego, nicyo washyize imbere. ariko ikintu ushize imbere cyane ni ugukora, si nanjye nkazafasha abandi, ariko nyine Imana wenda ikazanzamura nyine nko mu mana zanjye, Imana yanjye yo kuririmba, nanjye ikazangira ahantu igeza, kandi nkazandirimba ibintu byiza Imana ikunda. none se nk'umuntu w'umuririmbyi w'indirimbo z'Imana, umuhanzi wemera mu Rwanda w'umuririmbyi w'indirimbo z'Imana ninde?
umuhanzi nemera uririmba indirimbo z'Imana n'ubuzima nanyuzemo niwiringiye Imana Theo. Ariko wavuze ngo uri umuririmbyi, buriya twabwirwa iki kurimba, wanyujijemo gake tukumvira iryo jwi nyine ko kuri umuririmbyi. Sinzongera gucika intege habe na gato, ntemeye umwami wanjye Yesu niwe wazangirira neza, naho ng'abandi barashuka ariko Nyagasani wanjye ntago agishuka, ariko Nyagasani wanjye ntago ajya nshuka, ibyo yanteganyirije mu buzima bwanjye ndakeka yuko azabinkorera. Nari ndi mu muhanda no kurankura mu muhanda, bamwe buri munsi bakazaza bambwira yuko muri njyewe ngo nywa itabi, ariko Nyagasani wanjye ntago yaribonye ko ndinywa, ahubwo yabonye yuko ndi mu gakiza. Yewe nuko sinzacika intege, Nyagasani wanjye arafite kandi nanjye n'ukuri ndamufite mu buzima bwanjye. Urakoze cyane, urakoze, werekanye ko ari impano yawe. Noneho tubye nk'ubu uhuye na Theo bose babireba nk'umuhanzi wemera, urumva wamusaba iki? Mhuye na Theo bose babireba, ikintu namusaba nuko twasohora indirimbo, noneho nyine tugasohora indirimbo, ubuzima bwanjye nyine bukendereza. Mu buhanzi bwawe ufite icyerekezo kimeze gite? Umuhanzi bwanjye nyine ufite icyerekezo cyo kuzakorera Imana, kubera ko Imana yangiriye neza. Nyine mpura n'umuhanzi nyine bitaga TMC waririmbaga muri Dream Boys, nawe nyine yarafashije mu buryo ashoboye, nawe twigeze nyine kubanaho, arambona nyine angirira neza, akazampa imyenda nyine nkambara, noneho akambwira ati ubuzima bwanjye buzagenda neza. Noneho ahita ajya muri Amerika nyine arahasiga, asigana na mugenzi we Paratini nyine akazaza nyine yasinze anesha umutwe nyine mpita mpava. Yazagutesha umutwe gute? Yambwiraga nyine ko inshuti yanjye yagiye, we ntago yabishobora. Urabona TMC we yamaga imyenda nkambara nyine, wenda wabanaga nabo mu nzu? Yego. Noneho igihe nyine kiragera nyine ajya muri Amerika, yaneganyezaga yuko azanasubiza no mu ishuri TMC, agenda nyine tutabigezeho, noneho n'indihana. Ariko ndakeka yuko nubwo TMC yagiye, ariko harimo n'abandi nyine b'Imana nyine bankoreraho umugisha, nanjye nkazavayo nyine nkamera nk'abandi. Platini akakuziza ko mwari inshuti na TMC, ibyo byonyine gusa? Oya, nyine urabona nyine iyo yasinze aba afite umutima mubi byatari, akunda agacupa cyane. Noneho nyine azasenga kugira ngo nyine Imana imuhindure, naho nyine ndaza nyine yasinze ahita anyirukana. Niyo kwirukanya? Mwari mutuye hehe icyo gihe? Icyo gihe twari dutuye ku Kisimeti. Ubundi TMC twamenyanye mu Gatenga, icyo gihe nyine bataratwara nyine Guma Guma Superstar. Noneho mpura n'umuntu arambwira ati ese ko numvise uzi kuririmba, ugenda uririmba, wazegereye buriya ba Platini na TMC ko bagufasha. Noneho ndagenda ndakomanga, nsanga nyine TMC yicaye hanze arimo nyine kugira nyine kwica inzara. Ndamubwira ati ese ko nabayeho nabi, wafashe iki, wambereye mukuru wanjye? Aravuga ati nta kibazo. Ahita ambwira ati uzagaruke nyine nguhe imyenda. Abona nyine kubera ko yari abyibushye cyane, abona imyenda itamwira, noneho nyine arambwira ati uzaze nguhe amafaranga ujye kugura imyenda. Mpita mubwira ati rero njyewe urabona njyewe narisunze nyine, nahita nyarya n'iyo myenda sinyegure, ahubwo reka tujyane ngurire imyenda. Mpita ngurira imyenda, ahita abwira umukozi ngo tuzatubanamo. Nyine turimuka tuhita tujya hariya nyine bamaze gutsindira Guma Guma, twahise tujya Kisimeti kubayo. Noneho nyine ahita ajya nyine muri Amerika hashize igihe. Ubu ntabwo mukibona ko muvugana?
oya ntabwo tukibona uko tuvugana kubera ko nta nomero ziwe afite, izo afite ni iza kera akiri mu Rwanda nyine. ni ukuvuga ngo ubwo buzima bwo mu muhanda bwaje nyuma aho Platini akwirukaniye? Oya nyine nibwo bari bwarabanje? bwarabanze nyine ndi mu muhanda turamenyana nabo, umuntu nyine ahita ndangira ahantu baba, mpita njya kumureba nyine TMS. noneho turangira ahantu utuye guhera ku karere kugera ku mudugudu, wongere wivuge nta kibazo. ubu ngubu nitwa Jean Pierre Kubwimana, ubu ngubu ntuye Nyamirambo, Nyamirambo ahantu bita ku Kitabi. umudugudu, umurenge ntabwo bizi? Umurenge wa Kigali. Umurenge wa Kigali, umudugudu nyine w'ubuzima. Yego. akarere ni Nyarugenge birumvikana. Ni ukuvuga ngo kuvayo duhuriye hano Sonatube, kuva mu murenge wa Kigali ugera hano waje n'amaguru? Naje n'amaguru. Uranasubirayo n'andi? Ntabwo n'amaguru nyine ndasubiramo n'andi nyine, ntabwo njya ncika intege, iyo mbonye bifite ndayibona nayibura nyine singondoza Imana nyine nkakomeza. noneho nyuma y'iki kiganiro tugiranye, gira ubutumwa ugenera imiryango by'umwihariko yita ku bantu bafite ubumuga mu Rwanda, ndetse n'abo bahanzi wemera, yaba bagufashije yaba nabo wumva bakubaye hafi aricyo byakumarira. yewe shimira nyine, shimira muzehe wacu Kagame, yadukuye nyine mu bindi twari turimo, dukuraho nyine n'ihohoterwa ry'abantu nyine bafite ubumuga. ubu ngubu niyo wajya ku murenge ntibagukemura ikibazo, ariko ndakeka ko nta muntu waguhungabanya. nkamushimira cyane yuko yadukuye nyine mu bibindi, nyine ntabwo ari mu bibindi, ahantu nyine tutisanzuraga bakanaduheza, ariko nta muntu, ndakeka ko waheza umuntu ufite ubumuga, ntabwo byashoboka. nyine nkashimira n'abahanzi nyine muri rusange yuko nanjye nyine wenda bafasha bakanyegereza nyine, bakabona yuko nanjye mfite impano nyine, tugakorana umurimo w'Imana nyine, Imana ikazaduha n'ijuru. noneho imiryango y'abafite ubumuga, imiryango ifasha abantu bafite ubumuga, bakajya kureba nyine abantu bafite ubumuga batagira amaboko n'amaguru, bari mu byaro iyo ngiyo, ndakeka yuko ari abantu bagihohoterwa, noneho nyine nabo bakabaha agaciro kabo.